Ayisirika nongere mbasuze rero bakunzi ibaruhuka Ipaya News, nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ahari hose. Turagarutse mu makuru akomeye cyane aho tugiye kubabwira uko byifashe hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu rugamba rukomeye cyane rukomeje kuba dwabaye, ubu tuvugana imirwano imeze nabi cyane mu bice bigiye bitandukanye. Making sure ni uri hamwe nanjye cyangwa se warakanze subscribe, hanyuma tubane neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako muri rusange. Tugiye guhera ku basirikare ba FARDC n'ubundi bivugwa yuko bakubiswe kugeza aho bagize gute, bakubiswe bakavuga ati twebwe noneho ubuzima turabuhaze tugiye kwiyahura. Abasirikare ba FARDC bakubiswe barangije bamwe bariyahura. Abasirikare ba FARDC ndetse na FDLR biyahuriye hehe? Ibyo byose mugiye kugenda amubimenya. Si ibyo gusa, abajenerali bamwe na bamwe b'ingabo z'u Burundi batangiye guhunga ibice bimwe na bimwe n'ubundi bari kurwaniramo n'umutwe wa 23. Ibyo byose bikubiye mu makuru tugiye kugenda tubabwira. We nta kindi kintu usabwa gusa ni ukudutiza umwanya muto cyane, hanyuma tukabana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Genda nitko Pacific, iyi ni Ruhuka TV Empire. Mwerero mukore subscribe ku bwinshi cyane kugira mutazajya mucikwa n'amakuru tuzajya tugenda atubagezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero amakuru aragira ngo iki? Mu mirwano ikomeye cyane yahuje umutwe wa 23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC yaberaga mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bigize uyu mujyi wa Uvira, mu bice cyangwa se mu nkengero. Nibyo ngiye kubabwira nyine mumenye neza cyane ukuntu byifashe, mumenye uko urugamba ruhagaze. Aho rero kuri ishuro ibintu byakomeje kugenda bigira gute, bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Dore uko byifashe rero. Amakuru avuga ngo iki? Amakuru avuga ko mu bitero byabaye kuva mu masaha mu gitondo byabereye ahitwa Ruvungi, ari bitero byabayeho bikabwabwa kuri bano barwanyi ba 23. Ibi ngibi rero byatumye ngo benshi muri bo batangiye kujya baniya ku buzima bitewe n'iki, nuko bakubiswe bakabura aho bahungira ndetse n'icyo basobanurira abayobozi babo cyangwa se abajenerali bayoboye uru rugamba. Biravugwa ko kandi abasirikare b'u Burundi bazamukanye n'abasirikare ba FARDC ngo babagabeho ibitero, ariko n'umundi birangira bigenze bite, birangira byanze ibintu bibaye bibi cyane. Hanyuma rero no mutwe wa 23 unanirwa kugira gute, usa nkaho babuze ukuntu babigenza, ariko n'umundi birangira batsinze runo rugamba. Ariko bino bitero byabayeho bibashije guhitana abasirikare b'abarundi batari bakiya cyane. Ushobora kwibaza ati se byagenze bite byose, nkahita nkusobanurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Bura Pacific yo nagafashemo ibintu babigiye kugira gute, babigiye kujya ku murongo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, agahuka bakahuye n'umunyutsi. So amakuru avuga ngo iki rero? Amakuru aravuga ko kandi bino bitero bigabwe ku barwanyi ba 23 muri tuno duce bisize n'ubundi abasirikare benshi b'ingabo z'u Burundi bari barafashwe n'umutwe wa 23 nta ubohowe n'umwe, ahubwo bose abisanze mu rugamba rukomeye cyane rwari ruri kubera muri zira axe. Abandi n'abandi bashyashya ahubwo bafatwa arwa mikono n'umutwe wa 23. Hari abantu tujya tuvuga nk'ibi ngibi mukavuga ati tuba turi kubabeshya, ariko buriya ntiwakemera ko turi kukubwiza ukuri utari kubasha kubyikurikiranira neza cyane se ngo wigire ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo urebe ukuntu byifashe muri rusange. Amakuru ari kungeraho aravuga ko hano barwanyi ba 23 bo bakomeje kugenda bakuriye bwabaga ngo barebe niba babasha kwigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi bibarizwamo urugamba hano muri zino axe ziri kuberamo nyine urugamba hagati ya 23 ndetse na FARDC. Ibi bintu rero bikaba byakomeje kugenda bigira gute, bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu mutwe wa 23 ukaba ukomeje kugenda ugaragaza ubuhanga ndetse ubuhanga bukomeye cyane mu bijyanye no kuba bakigarurira ibice bigiye bitandukanye ndetse no gukubita koalisiyo bakayigiza inyuma. So amakuru avuga ngo iki rero? Aramakuru ari kungeraho aravuga ko bino bitero byabaye bihitanye abasirikare batari bakeya ku ruhande rwa FARDC. Abangaba rero bakaba babiguyemo, bikaba bitumye benshi muri bo bagira gute, batangira guhunga igikubagwe bakagenda birukanka kibuno mpamaguru ngo barebe ko byibura barokora ubuzima bwabo. Ariko ibintu byanze byabaye ibibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.
hanyuma rero andi makuru akomeye cyane ari kungeraho aravuga ko kandi bano barwanyi bama 23 bongeye guhashya nanone icyitwa coalition nyaboneka, barabakubise ivumbi riratumuka. Ubu tuvugana babakubitiye rero, babakubitiye muri kano gace hano bitangiye pando, ahangaha nyaboneka haberemo urugamba rukomeye cyane. Ariko wenda gatoya tugaruke gatoya kuri kano gace ka Sange, tubabwire ko hano muri Sange naho humvikanyemo amasasu akomeye cyane kandi amasasu atari makeya, kandi amasasu n'ubundi abashije asize abasirikari benshi b'u Burundi batangiye guhunga. M23 yari yiturije irangije igabwaho ibitero muri amasaha, mu kanya gato ngira ngo gatambutse nibwo ibitero babibagabyeho, ariko bino bitero bikaba bisize n'ubundi bano barwanyi bama 23 bakoze akazi gakomeye cyane, bakoze iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo nyine bigarurira uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari kungeraho kandi aravuga ko M23 yagabweho ibi bitero by'umwariko mu gace k'ahantu kitwa Bwegera. Aka gace rero kaberemo imirwano ikomeye cyane, mu gihe bano basirikare b'u Burundi bageragezaga kureba niba basubiza bino bitero inyuma bya M23, ariko n'ubundi bikarangira byanze. Aka gace birangiye bivugwa yuko kaguyemo abasirikare kandi tena batari bakeya cyane. Ibi bintu rero bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyangwa se bifata indi sura. Urugamba rero ruri kuvugwa cyangwa se aya masaha intambara iri kuvugwa iri guhuza umutwe wa 23, nuko habanje n'ubundi gukorwa icyitwa amasuku mu gace ka Sange, mu dukaritsiye tumwe na tumwe tumaze iminsi twigaruriwe n'uyu mutwe wa 23. Ubwo byatekerezwaga yuko hari abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bakibarizwa muri izi axe, ariko kandi ni nako kuri kuko abasirikare b'u Burundi baracyahagaragara ku bwinshi. Ubwo rero nyaboneka mukomeze mugende mubana natwe mutazamucikwa n'akantu n'aka na kamwe. Amakuru avuga ko kandi muri Nyangezi naho habereyemo operasiyo z'amasuku nyuma y'uko hari haciyemo iminsi 2 hiciwe umusevire muri ariya makaritsiye, ariko ntihamenyekana abamwishe, ariko bikekwa ko ari za Wazarendo. Hanyuma kandi biravugwa ko umurongo w'abasirikare munini cyane waba abasirikare b'ingabo z'u Burundi FDNB wahagurutse Uvira uzamuka mu ruce tumwe na tumwe turi hafi n'umujyi wa Uvira mu nkengero, abiri kuvuga ko bagiye gucunga ngikitwa batasi bama 23 bamaze iminsi ngo bisirisimbya muri ziriya axe. Ibyo rero bikaba byamaze gufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, tukaba dukomeje kugenda tubirebera hamwe neza cyane gatanu kuri Kanyenzi kako tureba uko byifashe muri rusange. Amakuru avuga ngo iki rero, amakuru aravuga ko kandi bino bitero byabayeho bitumye kweri bitumye bano basirikare barwana ku ruhande rwa FRDC ba Wazarendo, FDR ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari gukubitwa ku rwego rwo hejuru cyane ku mirwano ikomeye cyane iri kubahuza n'uyu mutwe wa 23. Bimeze bite rero byose ngira ngo wabimenye neza cyane. Amakuru kandi aravuga ko mu Rurambo, ahitwa mu Rurambo naho wakomeje kugenda haberamo urugamba rukomeye cyane. Runo rugamba rukomeje kugenda ruhitana abatari bakiya cyane n'ubundi kubera intambara iri kubahuza yaba M23 yaba FRDC. Ngira ngo rero mwabyumvise ko ibintu byakomeje kugenda abifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uno mutwe wa 23 ukaba uri kugaragaza ibimenyetso bigiye bitandukanye bijyanye by'umwariko no kuba bakigarurira n'ubundi ibice bimwe na bimwe babarizwamo. So ngira ngo rero ibyo byose byumvikanye neza cyane gatanu kuri Kagenzi ikako muri rusange. Hanyuma andi makuru akomeye cyane aravugwa herero, aravuga ko ahantu bita hangaha mu Minembwe nyuma y'uko amaze iminsi yategurwa icyitwa genocide, niko twabivuga, genocide itegurwa kugira ngo by'umwariko bice cyangwa se bivugane bano baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi ngibi rero bikaba bimaze iminsi bitegurwa n'ingabo z'u Burundi, ariko kubera Imana y'abanyamurenge basenga kabisa ikabatabara ibi bitero ntibibeho. Ibi ngibi rero byafashe indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, abo bana basirikare bama 23 bakomeze kugenda bagerwa intorezo n'iki gisirikare cy'u Burundi gishaka kugira gute, gishaka kureba ko cyabera
bivugana, ariko byanze kubera ko intambara yari iri gutegurwa by'umwihariko ngo yibasire bano baturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Nababwiza ukuri ko intambara itari nziza habe na gatoya. Ibi bintu rero bikaba byari bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa kugeza amagingo aya ngaya abasirikare ba M23 babyitwayemo neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, babasha n'ubundi kurokora abasivili babarizwaga muri kiriya gice muri rusange. So twihuta cyane rero n'andi makuru akomeye cyane kugira ngo musobanukirwe neza cyane gatanu kuri kagenzi kako uko runo rugamba ruhagaze magingo aya ngaya. Amakuru ari kungeraho aravuga ko bano barwanyi ba M23 bongeye kandi nanone gukora akazi gakomeye cyane ku kijyanye no guhashya kwa Resiyo, ngo bakubite barebe uko babigenza kose, hanyuma babe barukora n'ubundi abaturage batuye muri zira axe. Hanyuma tugaruke gatoya muri Kavumu tubabwire naho uko byifashe. Kavumu naho haravugwamo imirwano ikomeye cyane nyuma yo ko hazindukirizwemo ibitero bikomeye cyane byagabwe ku Bazarendo, ngo Abazarendo bo bashakaga kwigarurira ino satre ya Kavumu ndetse bakigarurira na kino kibuga cy'indege, ariko abasirikare ba M23 nabo barabyanga. Hanyuma rero bararwana rubura gica, ariko kugeza amagingo aya ngaya amakuru turi kwakira nuko M23 yagize gutya igahagarika izo avasa z'abasirikare b'u Burundi. So ngira ngo rero hagataho ibyo bire kugenda byumvikana neza cyane gatanu ku kagenzi kako, abasirikare babarizwa hano muri za Kavumu ba Wazarendo za FDLR n'abasirikare ba FDNB bake n'abake n'ubundi bakigaragara mu zira axe, aho baba bapanze operation n'ubundi simusiga, operation y'akarahabutaka yo kugaba ibitero kuri M23, ariko bikarangira bitero bitabagendekeye neza, ahubwo bikarangira bibo babigendeyemo. Ibyo byose rero ngira ngo biri kumvikana neza cyane gatanu ko yagenzi kako ko ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nkaba nkomeje kugenda mikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ubwo rero nyaboneka nta kindi kintu wowe usabwa usibye kubana natwe neza cyane, ugacunga niba warakanze kuri subscribe, waba utarayikandaho ukayikandaho, kuko niby'agaciro kubana natwe warakanze kuri subscribe. Hanyuma twihuse cyane n'andi makuru akomeye cyane, tubabwire ko ahangaha muri Katana abasirikare bahungiyemo bahuye n'uruva gusenya, kuko bongeye guhura kandi n'itsinda ry'abasirikare ba M23 badasanzwe, nabo bamaze iminsi bakora operation muri zira axe. Bakaba rero bakubise ikitwa FARDC ndetse n'abazarendo, bakaba babakubise babagiriye nabi cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Byamaze rero ko abikomera nyaboneka, nta kindi kintu rero wowe bigusaba gusa n'ukubana natwe iminsi yose kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru tuzatugenda atukugezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Andi makuru yihutirwa udakwiriye gucikwa habe na gatoya, amakuru ari kuvugwa hano muri teritwari ya Masisi, amakuru y'urugamba rw'umuriro, amakuru y'urugamba rukomeye cyane, anyuma yuko abazarendo banze kwemera kabisa, bakavuga ati twe tuzakora iyo bwabaga duhangane, ariko ntago tuzatuma mwigarurira ibice byinshi cyane n'ubundi tubarizwamo. Ibyo byose bikaba mu gihe bano basirikare ba FARDC bari gukora nabo iyo bwabaga ngo barebe niba basubiza ino coalition n'ubundi yigizwe n'ingabo z'u Burundi, za Wazarendo, za FDLR ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ariko n'ubundi bikarangira bibaye nk'ibyanze. So ibyo byose rero bikubiye mu makuru tugiye kugenda tubagezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako nyaboneka. Hanyuma andi makuru akomeye cyane ari kuvugwa ku rugamba rukomeye cyane n'ubundi ruri kuba anga muri teritwari ya Warikare, haravugwamo naho imirwano ikomeye cyane mu gace kitwa Pinga. Aka gace kitwa Pinga kari kubera mu rugamba rukomeye cyane mu bitero bikomeye cyane n'ubundi byagabwe n'abantu barwanyi ba M23, aho babigabye ku Bazarendo ahantu bita Nkasa, bahagabye ibitero bikomeye cyane. Iyi Nkasa rero ikaba yabaye ikibazo gikomeye cyane kuri bano barwanyi ba M23, aho bashakaga kureba niba bakigarurira uduce, ariko bikaba byananiranye. Ibiro bikaba bikomeje kugenda biteza ikintu navuga ko ari nk'imvuru cyangwa se ibintu by'ibibazo hagataho ngaho, bikomeje kugenda ubona yuko byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Andi makuru akomeye kandi nanone turi kubabwira ajyanye n'urugamba rumaze iminsi ruba, nuko bano basirikare ba M23 nabo bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga ngo barebe niba bakigarurira uduce, ariko bikaba byanze. Ariko mwuko kwanga bikaba byatumye abasirikare benshi ba FARDC nabo babigenderamo. Yego babigendeyemo, nibyo babigendeyemo bitewe n'iki no gukubitwa ku rwego rwo hejuru cyane. Ibyo byose rero nyaboneka ngira ngo murabyumva ko biba bitoroshye habe
gatoya muri rusange. Hanyuma andi makuru akomeye cyane ndi kubabwira ajyanye n'uru rugamba rumaze iminsi rubera hano muri zino axe, nuko ahantu bita Kasheberi hano naho ni muri teritwari ya Masisi, naho habereyemo urugamba rukomeye cyane. Uru rugamba rero rukaba rwatumye M23 itabasha sunavuga ngukira MV3 itabasha kwigarurira tumwe mu duce tugiye dutandukanye n'undi tubarizwa hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mutwo bagize gute vigaruriye. So byo byose rero ngira ngo birasobanutse neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mukomeze mwe mujye mubigenda mubana natwe, mutazajya mucikwa n'akantu n'aka na gatoya kubijyanye n'uru rugamba, twe tuba turi tayari kabisa. Hanyuma andi makuru akomeye cyane, breaking news, amakuru yihutirwa, amakuru yo ku rwego rwo hejuru cyane. Biravugwa ko FARDC iri mu mugambi mubisha wo gutegura ibitero karundura byo kugaba kuri uyu mutwe wa 23 hano muri teritwari ya Warikare, tena ngo bagakomeza bakagenda bakagera na za Masisi santere, bakazamuka za Gahongora ku musozi, bakerekeza muri za Sake, bagakomeza mu mujyi wa Goma, bagakata muri za Rubero, bakagenda bagakomeza za Nyabibwe, za Karehe, bagakomeza za Kavumu, bakagenda bakikubita Bukavu, tayari MV3 ngo bakayikubita Ruheno. Hanyuma ibi bintu rero bikaba bikomeje kugenda bigaragara yuko bivugwa gusa ariko ntibishyirwe mu bikorwa. Reka mbashimire rero, mukomeze mugende mubana natwe mu makuru nk'aya ngaya tukomeje kugenda tubagezaho. Wowe icyo usabwa nta kindi no gukanda kuri subscribe kugira ngo amakuru yose tuzajya tubagezaho ujye ubasha kuba umwe mu bambere bayabona ku bwishi mu buryo bwihuse. Kambashimire, dusubire mu kandi ikanya gatoya. Bye bye.